Iyo bimeze bite na Jayena? Aracyari bingo. Uri kubasobanurira rwose ntabwo arahinduka. Niba ushaka izindi episode twandikire kuri WhatsApp yacu. Dore nimero hejuru mu nguni. Nya. Yikomerekeje bishaka kugira ngo rero ko yacika. हम क्या करते हमें undi se nari bukora iki kiragiye nta kintu na kimwe natekerezaga मैं आपको यहाँ से दूर जाने को कहा था niyo mpamvu nakubwiye ngo ugende तो आपके पास है नहीं बिल्कुल ariko ikibazo ntutekereza nta kintu na kimwe wayitayeho के साथ लेकिन अगर ninde muntu ujya bikora ibintu nk'ibi ngibi देख लिया होता तो देख ibaze dash yaba yabonye ukuboko kwanyu ubundi azakubona ninde wundi wakubwiye ngo witware kuriya भगवान ना करे अगर आपकी reba ukuntu wikomerekeje नस कट जाती तो ibaze biba wikomerekeje bikomeye cyane ukikata nk'ukuboko nari bukora iki ibaze yagira ikintu kikubaho atangiye gufatwa ngo iki koko none se unyitayeho bigeze aho ngaho koko तो आपका क्या wakora iki आज आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कृष्णा अगर ndakubwiye ku nshuro ya nyuma nongere gukora ibintu nk'ibi ngibi मैं आपको आपके घर छोड़ाऊंगा nzagusubiza mu rugo ना तो मैं आपकी बात सुनूंगा और ना ही किसी और की ntabwo nzakumva cyangwa ngo numvire undi wari wese urabyumva neza क्या हेलो we hello आपकी प्रॉब्लम ese ubundi ikibazo ufite ni iki iyo kugendera mu nkweto nene ntabyo azi bari aho ngaho gusa akanga asakuza bite niko bite आपकी प्रॉब्लम क्या है हाँ ikibazo ubundi ufite ni iki उड़ाने की धमकी देते रहते kuki ubundi igihe cyose unkangisha kunsubiza mu rugo ra वैसे तो बड़े इंटेलिजेंट बनते जैसे आपको सब utekereza ko uri umunyabwenge समझता है uzi byose आपके पल्ले नहीं पड़ती ariko ntabwo usobanukirwa ikintu gitoya nk'iki कि ngiki हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे ntabwo nzasubirayo urabyumva neza छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे naho nzajya urumva ntabwo kandi nzagusiga iki se हाँ yego अपनी इन खूबसूरत नीली नीली आंखों से windebana ayo maso meza yawe y'ubururu होंगे आप njye ntabwo bamfite लेकिन आप uri muremure समझ सकते हो और हाँ ariko ntabwo wari ukwiye kunca amazi पानी की urumva करिएगा ही मत हम सिर्फ दिखने में ntuhirare kuza ngo undengaho ndi gatoya ariko ntabwo we wanyigerereza urumva खुद के फैसले हम खुद ले सकते हैं nshobora kwifatira imyanzuro yanjye आने का mfite ubwonko और यहाँ ninjye wahisemo kuza aha ngaha रुकने का फैसला भी rero हम umwanzuro ni wanjye wo kuba naguma aha ngaha Apo- wabyumvise kuri icyo ushaka cyose iki se arabyimba yewe iki क्या iki se कुछ कहना नहीं है आपको hari ikintu ushaka kuvuga icyo ushaka गुड अच्छा byiza cyane है byaba byiza nta kintu kimwe uvuze iki se kandi wowe uranshakaho iki rebe मॉम mama आप कहाँ थे मैं कब ese wari uriye ko nari ndi kugushakisha इस घर में राघव की फिक्र किसी को नहीं है birigaragaza muri inzu ko nta muntu n'umwe yiteye kuri ragavu ngomba kugira icyo nkora भी करना है मुझे ही करना हो ngomba gukora ibishoboka byose nkamufunguza nkamugarura mu rugo ragavu agiye kugaruka mu rugo se cyane बहुत जल्द vuba rwose लेकिन उसके लिए मुझे रति इस महल में वापस चाहिए ariko kubw'iyo mpamvu nkeneye rati सावित्री को अपने मैके में ही सड़ने none se waretse rati agakomeza agapfira दीजिए ना ku babyeyi be वैसे भी ikirenzeho rero ड्रॉप्स तो मिल ही रहे n'ubundi se ntiyabonye ibyo yari akwiriye दो बूंद मौत ibitonyanga bibiri by'uburozi birahagije होगा ना ndetse bizaba byiza आएगी aramutse agumyeyo akanapfirayo ये कब होगा नैना bizagenda bite नजरों के सामने we nta kontore dufite ku bintu भी नहीं होता biri kubera imbere bitabera imbere y'amaso yacu kandi narabikubwiye ngo राघव के बाहर आते ही उस mu gihe cyose ragava azafungurwa nzahita mushyingira umwana umwami पद दोनों ही देवराज से ज्यादा बड़ा हो जाए ndetse icyubahiro cya ragavu kizahita kirenga icya devuraje में वापस चाहिए kubw'iyo mpamvu rero nkeneye rati ko agaruka aha ngaha पहुंचा सकते kugira ngo noneho tumunogonore राघव की नई kubw'umuhungu wanjye rero ubuzima bushyashya bwa ragavu जिंदगी हमें tugomba kwicara ati kugira ngo abone ubuzima bushyashya abigiriye umuhungu we ni hatari
मुझे वो टैटू दिखाओ। दक्ष तुम मुझ पे शक कर रहे हो? sasa kongera akibuka ibyabereye hano hasi mubwiye ati nyereka tatuwaje nyereka tatuwaje ibaye intambara ehehe urebe yaje kwicara uruhande rwe niko ठीक तो हो ना? ese umeze neza ra मुझे jewe बहुत बुरा लग रहा है। njye ndumva meze nabi cyane माया को कितना दर्द हो रहा होगा ना। उसे ndetse birashoboka ko maya yaba ari kubabara cyane वो मुझसे बस उसे छुपा रही थी तब ibaze ko biriya bintu yabimpishe kugira ngo ntababara none njyewe रहा था। namushidikanyijeho मैं ना बहुत बुरा हूँ भाई, मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं दक्ष, njyewe ndi umwana mubi cyane oya ntabwo uri mubi dashi we तुमसे बस गलती हुई है। icyo wakoze wakoze ikosa जा सकती है ना? kandi ikosa ryakosorwa pe जी koko se cyane ना, मैं माया पे कभी भी शक नहीं करूंगा। njye ntabwo nzongera gushidikanya kuri maya मैं ndabizi uriya ni maya urumva ndabizi uriya ni maya wanjye akantu ko gushidikanya yari afitemo none kubera iki wicaye wenyine मुझे माया के पास njye ndumva mfite n'isoni zo kuba nasanga maya kubera ko namushidikanyijeho सारी दोस्ती उसके साथ। ndetse ubucuti twari dufitanye namaze kubwangiza मुझे नहीं लगता अब वो मुझे माफ करेगी। ndetse sintekereza ko ari buze kumbabarira oya ibyo bintu ntabwo biri buze kuba araza kukubabarira तू कैसे कह सकता है भाई? ni gute wavuga gutyo मेरी और माया की आज तक लड़ाई njyewe na maya ntabwo twigeze dutekereza yuko हम तो कभी भी नहीं लड़े हैं। ibaze ko igihe cyose wasangaga turi gushwana ariko we ntitwigeze dushwana दक्ष, dash तुम्हारी अभी भी लड़ाई नहीं हुई है उसके साथ। ntabwo mwigeze mushwana थोड़ी सी नाराज है। ahubwo nuko akurakariye दोस्त दूसरे दोस्त से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। ndetse inshuti ntabwo buriya zirakaranye igihe kirekire तो बिल्कुल भी नहीं। cyane cyane iyo umuntu afite inshuti idasanzwe nkawe devraje we तू देखना, ndabizi अगर माया ने मुझे इस बार माफ, maya naramuka ambabariye kuri iyi nshuro फिर मैं ubwo ni ukuvuga ngo njyewe गुस्सा नहीं दिलाऊंगा ntabwo nzongera kumurakaza कि जिससे उसे बुरा लगे। ndetse nta kintu na kimwe nzakora kimubabaza हमेशा nzahora mushimisha he ntiwumva arata umbwiye ibintu bizima Thank you so much। urakoze cyane urakoze cyane पता है ariko urabizi तो माया को मेरी जिंदगी में लेकर आया था, wazanye maya mu buzima bwanjye वरना तू तो जानता है nawe ubundi मैं अपने आसपास ज्यादा लोगों को आने नहीं nta देता। bantu benshi nzi bari iruhande rwanjye होते हैं abantu ni babi cyane मीन मीन बातें बहुत bambwira amagambo mabi cyane ankomeretsa umutima अच्छी है। ariko byibura maya ni umwana mwiza मेरी लाइफ में nifite abantu bakeya ऐसे ही तो लोग हैं, mu buzima bwanjye मैं खो नहीं सकता हूँ, rero nta mpamvu yo gukomeza kubatakaza कभी भी नहीं जाने सकता। ntabwo nabareka ngo bajye kure yanjye तो अपने से दूर ntabwo nzigera ntuma maya ajya kure yanjye कभी भी नहीं reka 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 karabaye पास रखूंगा। ndetse nzakomeza mugumane ubuziraherezo iteka n'iteka he ibitangira kumurya nyine ibyo biratuma atabasha kwibonera kirisha uko abishaka bebe nta ni ikibazo kitoroshye जाना जरूरी है क्या? आप हमें अकेला छोड़ के मुंबई जा रहे हैं? none se ugiye kunsiga njyenyine wigire mu mbaye yaragiye ntuhangayike मैं आ जाऊंगा। आप ndaza kugaruka nimugoroba ntabwo uri buze kurara wenyine buretse ariko se wowe bite byawe ngaha ufite umuntu wimara ngaho gutya we kobwa yarakunze bitari byo gupirata bitari bya piratage de flash we जल्दी आएगा और हम बिहारी जी से कहेंगे कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं ना वो पूरा हो जाए। yamubwiye ko icyo asigaye ari ukumusengera kugira ngo ibyo agiyemo bize gukunda मैं उम्मीद करता हूँ reka
kanizere yuko आने तक आप ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करेंगे utari buze gukora ikintu cy'ubugoryi kugeza ngarutse hano. Oya ntabyo ndi buze gukora cyane. Ibaza ariko akana asiga mutonya amubwira ati nsanga utakoze ibintu by'amahano, nsanga utakoze ibintu by'amafuti. Arangije akora mu mufuka, akora twato utajya akunda kurya afite ubwoba. कब कैसे क्यों इतने करीब आ गए ये मोड़ जिंदगी में कैसा आया पूछता है मुझसे मेरा ही साया मंजिल जो भी हो रास्ता हो कोई bayi bayi narakubwiye ngo iyo nimero iri hejuru mu nguni ya 0787 74 31 37. Ni nimero watwandikiyeho kuri WhatsApp mu gihe ukeneye izindi episode, kandi ukaba wizeye ngo ahantu ngiye kwishyura cyangwa turi kuvugana nawe yewe kuko wanyawe. Hari abantu bajya banyandikira iyo nimero niyo koko yanditse, akandikira ngo nese ngo ni bingo. Abase nimero ikwiye ku buryo ujya kubaza ngo ni bingo kandi ubundi wowe wandikiye umunsi. Rebe yari hano na first aid kit. Dash क्या हुआ? Dash byagenze bitera ugiye huti mu by'ukuri nyine njyewe माया से बात करना चाहता हूँ nashakaga kuvugana na Maya, मुझे बहुत डर ariko uretse yuko mfite ubwoba, सब ठीक है ariko Devraj yambwiye ko ibintu byose bimeze neza, ठीक नहीं लग रहा है uretse yuko numva bitameze neza. कैसे जाऊँ Sinzi ukuntu nazamuka hariya, sinzi icyo ndibuse kuvuga. Mfite igitekerezo, uyu ni umushoka से तुम्हें माया से बात करने का बहाना भी मिल worasa kubona amahirwe yo kuvugana na Maya नहीं होगी. ndetse ntabwo ari buze kurakara. Koko umva rero twasize agiye kumugira inama. वो छोटे को मारे Dash agiye kuza ahangaha ngo iki Dash agomba guhita ahinduka Maya vuba vuba. वो फर्स्ट Ndakora iki rero? करा रहे हैं Ndetse agiye kuzana first aid kit. First aid kit nyine utuntu tw'imiti tugomba kumufasha kandi bamaze kumufasha. राजकुमारी जी. Karabaye birantajyanye we. तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे हाथ naramuka ahinduye iyi bande araza kuhita abona ko nta tatuwaje mfite. अब जाइए हम Kora ikintu kimwe rero, जी राजकुमार genda Dash ngira icyo nkora. Dash tu Dash rebe क्या करें ndakora ikira क्या करें ndakora iki koko? Bazamufata uyu mukobwa shaho Devraj nawe uri ahangaha, बता रही है कि तक्षी को किसी भी तरीके ndetse inshingano nizanye zo gutuma Dash atabashoka दे सकते कि हम kandi ntabwo nkwiye gutuma amenya yuko ntari Maya. क्या करें Ndakora iki we? Azanye first aid kit usanga harimo twa tuntu tw'imiti, udufuko, mbese nyine utuntu twibanze. Yarangije gufatira ka kantu gatera tatuwaje. Yarangije rebe mu gihe umusore atarahagera kandagira ahangaha. Rebe tatuwaje igiye gukora ku muntu. Napfuye. Rebe yarangije gukuraho cya gipfuko na bande. Rebe byari ngo yari kwitetesha ngo iwe ngo ushyizemo karukoro ndi kuribwa. Byo kwitetesha bigiye kujya ku ruhande, agere yandikeho Maya. Akusha kwigira umukobwa w'isire ndabona bigoye kabisa. Ko kanya uramufasha ukuboko niba rinde yagiye kwishyiraho tatuwaje. Kumbe Rati yamaze kugera ahangaha. शादी भाभी आप Rati uri ahangaha यहाँ क्या urahamara iki se? कि आप मायके Sinzi nakubwiye ngo ugume ku babyeyi bawe. में बात करेंगे Ibyo turaza kubivuganaho nyuma. Mbwira urimo urakora ibiki? कि यहाँ पे क्या हुआ Jema yambwiye uko byagenze. सच में अपना हाथ काट लिया Koko wikase ku kuboko. को टैटू पे शक ना हो
kugira ngo Dash adashidikanya kuri tatuwaje none ugiye kwishyiraho tatuwaje arafu ngomba kubikora इसमें बहुत दर्द होगा ariko nyine iraza gutuma wabara cyane यूज करते हैं ndetse nta nubwo uzi gukoresha iyo mashini बस समझ में समझाने का वक्त ni नहीं ukuri ryageze ubyumve nta gihe mfite cyo kugusobanurira rebe arabigenza ate rero arabigenza ate no gukoresha iriya mashini ni ubundi buhanga agomba kwirwanaho rebe ayaya wapi प्लीज rati wabinkorera se प्लीज भाभी छोटा सा ही शब्द है प्लीज ni akagambo gatoya gusa rega रोकने की कोशिश कीजिए प्लीज प्लीज nawe genda uhagarike Dash rebe mwandikiriho yamaze guterera esikariye urabizi nyine aba yigendera gake gake n'ukuboko kutameze neza yewe uyifitiye ubwoba natinda kwinginze bikore pe bikore दक्ष भाई कैसे हो? Dash umeze utera मैं ese neza उसकी ड्रेसिंग चेंज करनी jewe ngiye kwa Maya ngo muhindure igifuko बात करनी है ariko se bitebyaye mwana बहुत जरूरी बात है umva ni ikintu cy'ingenzi ओ सच क्या बोलो ना क्या बात है मैं तो ऐसी ही बात है uyu nawe akomeje gushyirirwaho tatuwaje बोलो mbwira हालचाल पूछना था मुझे nyine nashaka kumenya uko umeze uyu munsi इतनी गानी आ रहा है oya ngomba guhindura igifuko अच्छा डीडीएल जी का पार्ट 2 भी आ गया ariko se oya iyo filime ndaza kuyirebana na Maya yatangiye kubwira ngo hari igice cya kabiri cyasohotse ehehe urebe Maya urebe aramwinjiranye rebe igicucucucu barakibona aha Maya uyita ashyira ku ruhande ya mashini Dash Maya we रति भाभी Rati आप वापस आ गई wagarutse se cyane rwose ये फर्स्ट एड बॉक्स लाया bo nari nkuzaniye box ya first aid kit दक्ष अब मैं ठीक हूँ ariko meze neza Dash we njye ntabwo nshaka ubufasha bw'ibanze niki ha ओके मैं जाता हूँ फिर reka mbe ngiye rero वो nyine njyewe मैं तुम्हें narindi सॉरी sorry मैं njyewe आई एम सॉरी माया mbabarire Maya दक्ष रुको Dash ariko buretse urebe दक्ष Dash we मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ njyewe ntabwo nkurakariye reka फील कर रही हूँ You don't have to worry. njyewe meze neza nta mpamvu yo guhangayika तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ntabwo unyizerara ये देखो akira reba tatuwaje tayari yamaze kugeraho मैंने बैंडेज भी निकाल दिया dore bande nayikuyeho हो रही है ndetse n'igikomere cyanjye urabona ko kiri kugenda gikira टैटू भी देख लो reba tatuwaje कि तुम्हें मुझ पे फिर से शक ना हो kugira ngo utazongera kunshidikanyaho sibyo tatuwaje ngiyi आई एम सॉरी माया mbabarire Maya अब किया nyine kuba naragushidikanyijeho तुम
प्लीज मुझे माफ कर दो। wambabarira se byibura एक शर्त पे, ariko kuri kondisiyo imwe sibyo पिकनिक का प्लान कर लिया है तो nimba amaze gupanga picnic ariko हाँ cyane पिकनिक तो मैंने सारी प्लान कर ली। picnic namaze kuyipanga मैं ना अभी जाता हूँ, ndetse ngiye kugenda सारी प्रिपरेशंस करता हूँ। ओके imyiteguro yose itararangiye nayo nyishyire ku murongo. urakoze cyane. Ndakubabariye rero ko ntuzongere kunshidikanyaho kuko wazambona. Ehehe, uyasohoka yishimye. Maya ntabwo ndakariye we, Maya ntabwo ndakariye. Ehehe, uyarabibona ntabwo akurakariye. Okay. आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना, दिखाइए। नहीं नहीं Reka nizere ko utari kubabara. Yameze neza. ये जो भी कर रहे हैं वो ठीक। Chris ariko ubu uratekereza ko turi gukora ibikwiriye. भाभी एक्टिंग। Ushaka kuvuga iki? आपको नहीं लगता कि Iyi acting भाई को माया के ऊपर पूरा डिपेंडेंट बना रहे हैं? buriya ntabwo turi gutuma noneho Dashi aba ubuzima bwe bushingiye kuri Maya noneho ijana ku ijana. उन्हें फिर से माया की आदत डाल रहे हैं। Turi gutuma yongera kumenyera ko Maya ari aha ngaha. आप कब None se ibi uzakomeza kubikora ryari? तक दोहरी जिंदगी जिएंगी? Uzakomeza wigire Maya kugeza ryarira? कुछ सच सच बता दे तो कैसा रहेगा? Ibaze turamutse tubwiye Dash ukuri. Urabyumva ute? Urabyumva ute turamutse tumubwije ukuri? Reka tugiye tuyisoreza hanga reka nze dukomeza n'izindi episode.